biyitirira abahutu ko nta muhutu watumye iyo mihirimbiri kujya guhemukira abatutsi. Aho noneho natwe tugere no mu gihe cya Ibuka. Ibuka yishyize hamwe, ishyira hamwe abatutsi abacitse ku icumu ndetse n'abavuye hanze babavantara nabo biyitirira genocide kandi ntayo bakorewe, bagera igihe nabo binjira muri Ibuka. Ibuka irabishyurira amashuri, Ibuka yishyurira amashuri abana b'abaminisitire. Ibyo ni ibintu twahagazeho. Ibuka ni yishyuye abana b'abategetsi b'abacuruzi bakomeye, mu gihe umuturage wo muri Rukumberi wacitse ku icumu, umuturage wo muri Maraba ya Butare, yahoze ari Butare, umuturage wo ku Gikongoro atigeze yishyurirwa kubera ko banze kumusinyira adatanze ruswa. Byasabaga gutanga ruswa kugira ngo bagusinyire abayobozi ba Ibuka. Bitagiraga umuvugizi ntiwajyagaho. Ibyo byageze igihe rero Ibuka igira n'uruhare mu kuvutsa abacitse ku icumu indishyi umuryango w'abibumbye wari ugiye guha abacitse ku icumu mu Rwanda. Bari bagenewe, niba ntibeshya ariko tuzabishakashaka tubibahe neza, ibihumbi 100 by'amadolari kuri buri muryango. Ariko Ibuka ifatanyije n'agatsiko baravuga ngo nitutibuka guhera muri 59 ngo twibuke muhe n'indishyi abantu bo guhera muri 59 namwe ntabwo izo ndishyi muzazibona. Ubwo bituma abacitse ku icumu bahura n'akaga. Ubu ndagira ngo tuvugishe ukuri, abavuye mu Rwanda vuba, abacitse ku icumu bayeho nabi, ahubwo nk'uko madamu Irimina yabivugaga, umuhutu yarakubiswe ageze bamenyera inkoni yirwanaho. Umututsi baramubeshye ngo tuzagufasha, bituma adakoresha imbaraga ze ngo yirwane, ntibanamufasha. Ubari mu kaga, barashonje, babaye mu mazu yahenutse, amazu bababeshye babubakiye abaga ari ibyondo yarahirimye. Ibyo byose ni kagatsiko k'abavantara kabikoze kagamije kugira ngo kagere ku mugambi wabo. Reka tugaruke rero kuri Gacaca. Gacaca barayikoresheje, bakoresha bene wacu, bagenzi bacu, abavandimwe bacu b'abatutsi twasangiraga, twahanye inka, twabyaranye muri batisimu, twarongoranye, twashatse mu batutsi, twashatse mu bahutu, abana bacu baravuka, ubu nibo biyita abahutsi ngo ni abahutsi. Sinzi ukuntu nabo ubwo bwoko buzitwa, bo banagiye bari mu rungabanga, bo bavuga ati turajya hehe. Abo bose bakoreshejwe muri Gacaca. Gacaca rero nk'uko turi kuyivuga, mu ngaruka yagize n'icyo kintu cyo gushora abantu mu bwicanyi cyabayeho. Ubwo rero tubiganishije mu byo twavugaga, turabivuga ngo uvuga ibigoramye imihoro ikagira ite ikarakara. Muri komine Ngenda mu Bugesera bwari bugizwe n'amakomine 3: Gashora, Kanzenze na Ngenda. Mu 1996 yavuze ko hiciwe abantu batagira ingano muri kasho ya komine Ngenda, ya kasho ya polisi, bakajya kubaroha mu musarane wari inyuma ari waracu. Aho haguyemo abantu bamwe na bamwe yagiye avuga, abasirikare, haguyemo abantu bari barahungiye aho bita ku Ruhuha, bari baravuye Kibeho bahunga, bababeshye ngo bagiye kubatuza ngo Kibumba. Abatariciwe hano ngo muri komini Ngenda barabatundaga n'amakamyo bakajya kubaroha mu rwobo rwa Bayanga. Hari amazina yagiye avuga, wenda ntabwo nayasoma neza ariko yambwiye ko azayaduha ubutaha. Ariko hiciwe ngo abantu batari munsi y'ibihumbi 200 batagomba kubaca intege, kandi ko nta n'urwaho mugomba kubaha mubataha igihe bavuga. Kuko umuntu ukuvuze ngo uriho aravugwa, ukoze aravugwa, ahubwo utavugwa n'utavuye mwa nyina, mu nda ya nyina. Kandi kuvugwa neza, umuntu yakuvuze bakwamamaza burya atabizi, abanaguha agaciro kuko uba umuteye ubwoba. Twebwe twikomereza akazi, tuhumura abanyarwanda, duhugura abanyarwanda, tubereke bya bindi bahishe badashaka kuvugaho. Nuko rero mwabitangiye, iki kiganiro ni icy'ipfundo ry'ubutabera nk'uko Madame Irimine yabigarutseho. Kuri itariki ya 20 z'ukwa kabiri 27 z'ukwa kabiri 2022 tukaba twaganiriye nk'uko sanze mubigeze kure
ku ruhare rw'imiryango y'abacitse ku icumu, ariko niko babyita, ariko mu by'ukuri ni imiryango yahimbwe na FPR, Ibuka na Avega Gahozo, ariko tukaza kubihuza n'ibyo bakoze muri Gacaca. Tukavuga ko iyo miryango yagize uruhare mu mahano, yakoze amahano muri Gacaca. Ndashima ko muyitangiye muyivuga, Madamu Karinganire yavuze amavu n'amavuko yayo, ko hatangiye imiryango iniyi kugeza ubwo noneho havuka Ibuka. Abacikacumu bibwira ko havutse umuryango wo kubahumuriza, wo kubegera, ahubwo batazi ko havutse igikoresho gikomeye cyo kubazunguza kugira ngo FPR kagatsiko tuhora tuvuga k'abavantara kahinduye uburyo bwo gutekereza, uburyo bwo gukora ibintu, igihugu gihinduka runari, gihinduka cyami, yisize demokarasi yabatijwe repubulika. Ngo rero nicyo kintu ngiye mbanza kubashimira ko mu bigarutse abanyarwanda bakabumva iki ibyo bintu bivuze. Wenda mbere yuko nkomeza ndabanza wenda nibutse ko nka Avega Gahozo yashinzwe muri 1995 nyuma gato yuko genocide yakorewe abatutsi ibaye. Noneho iyo miryango igenda yiyubaka, iza kubyara Ibuka ihuje iyo miryango yose. Muri Ibuka genda Ibuka, umuntu wamenyekanye cyane mu gushinga Ibuka nuriya Leo Mugesera, no Dr Mugesera, yitwa Simba shaka kumuvuga Mugesera Antoine Mugesera, uriya wigize umunyamateka, ariko byaje kugaragara ko ari umushushanyi, ari umubeshyi cyane, yagiye yigarura n'imitungo y'abandi, abacikacumu baramurega, ariko abo niwe FPR bishaka. Ubu rero uko bihagaze, iyo miryango isa niyahagaritswe cyangwa se yasheshwe kubera ikimwaro yateje mu banyarwanda, ariko nuko FPR yari yayishinze yari imaze kugera ku cyo bayifuzaga. Ariko nubwo ari yasheshwe nkaza Avega Gahozo iracyariho, Ibuka iriho ariko itariho, hasheshwe za ARG, za iriya miryango yose ishamikiyeho yahimbwe na leta. Ariko mbere y'uko iseswa, muribuka ko hari Ibuka muri rusange, Ibuka Rwanda iyobowe n'uwitwa Egide Nkuranga, niwe perezida, ikaba ibumbye imiryango inyuranye. Niyo ngiye kubabwira, harimo Avega Gahozo iyobowe n'uwitwa Valeri Mukabayire, niwe perezida. Hari GAERG iyobowe na Egide Gatari, hari GAERG, hari ARG iyobowe na Emmanuel Muneza, hari Ibuka Belgique iyobowe na Felicité ya mukuru, Ibuka Suisse iberewe. Abo bose muraza kubamenya n'icyo bashinzwe gukora. Hari Ibuka Suisse iyobowe na César Murangira, Ibuka France iyobowe na Etienne Nsanzimana, Ibuka Hollande iyobowe na Christine Safari, Ibuka mu Butaliyani iyobowe na Honorine Mujyambere, Ibuka Allemagne cyangwa mu Budage iyobowe na Jacqueline Mukandanga, hari Ibuka muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Jason Ishimye, hakaba Ishami Foundation UK iyobowe na Eric Eugene Murangwa, hari n'indi association yitwa Urukundo Rwanda Organization iyobowe na Marie Chantal Muhigana. Aya mashyirahamwe yose yitwa ko ari mu mutaka wa Ibuka. Umugambi wari wo kwibuka, kandi kwibuka ni byiza. Wo kwibuka biha agaciro abagiye, bikanakomeza abariho, kugira ngo bagaragare ko bakiriho koko, bumve ko bakiriho kandi bafite agaciro ko gukomeza ubuzima nyuma y'akaga bahuye nako, cyane cyane buriya bwicanyi bwakura abatutsi turwanya cyane, kuko twebwe turwanya umwicanyi wari wese nta zina agira, tugaha agaciro urupfu rwo rwose, kuko wapfa uri umuhutu, hari n'abita abahutsi, wapfa uri umututsi,
nyakubahwa minisita Innocent ongeraho n'utundi n'andi mashami yarakomeye cyane hari harimo barakabaho hakabaho na tumurere hari ayo masosiyasiyo kubera ko yaraje gufasha abana b'abahutu muri rusange n'abanyarwanda aho yahise asenywa vuba vuba nayo yashyireho ko turaza kuyavugaho. urakoze cyane. Ayo mashyirahamwe ayazaga azamura ijwi rivuga ati nabara bararenganye bahitaga bayasesa. Ni bande bayasesa? Hari barakabaho hari tumurere na fondasiyo tumukunde nayo yari ihari na tumukunde barakabaho tumurere ndaza kwibuka n'utundi ko tuntu natwo twarambabaje cyane. Muzi noneho n'ubu tukivuga kuri abo mashyirahamwe ajyanye no kwibuka havutse n'irindi ryitwa igicumbi. Muri iyi minsi ntabwo nyumva rivuga, sinzi bari bazanye imbaraga bagaragaza ko banenga uburyo ibuka yo mu Rwanda yakoraga ariko ntibakivuga, ariko turabivarira hamwe ariko twibanda cyane cyane kuri ibuka n'ayo mashyirahamwe ayishyigikiye na fondasiyo bagize. Na fondasiyo Ceceka. Uravuga Fondasiyo Ceceka. Ubwo nibyo tujye kugeraho. Iki kiganiro kubera iki twabitekerejeho n'aba turi kumwe, muribuka ko umuvandimwe wacu turi kumwe hano Irimine yagaragaje ko ayo mashyirahamwe yagize uruhare rukomeye mu migendekere mibi ya Gacaca. Twari twiteze ko Gacaca ije komora ibikomere by'abanyarwanda, guca inzigo yari yagaragaye mu muryango aho bene Kanyarwanda bicanye, ariko kugira ngo bibe gutyo havuka ikindi kintu, noneho iba jenoside ya kabiri yakomeje. Kugira ngo bishoboke rero agatsiko k'abavantara k'inkotanyi kakoze amayeri yo gushinga amashyirahamwe bashingiye ku kababaro k'abacitse ku icumu, bashingira ku kababaro kabo, bashingira ku mujinya n'agahinda, barababeshya ngo nimuze mushinga amashyirahamwe kugira ngo babone uko bayakoresha. Muri Gacaca rero biba agahomamunwa. Ayo mashyirahamwe twarondoye yibumbiye mu mutaka cyo bita umbrella ya ibuka, yagize uruhare rukomeye mu gushinja abahutu no kwikiza umututsi wese washaka kuvuga ukuri. Niho havutse amashyirahamwe Ceceka, Ceceka wikwiteranya. Hagera n'igihe rero batangira kubatiza amazina, amagurupe, amatsinda, abahutu bakagira izina ryabo, babandi bo muri association Avega cyangwa Gahozo cyangwa ibuka bahura bakavuga umuntu, bakavuga itsinda ry'abantu. Ndibuka ko madame Irimine yavuze ati baba ngo abatabazi n'umutabaza abatabazi bakabaza icyo bavuze. Ibyo nibyo nagira ngo icyo kintu tukigarukeho, abanyarwanda babone uburyo bene wacu bagiye bitwara mu mabi bohejwemo na FPR. Noneho bene wacu tubabwire ko ibyo bintu bakoze atari byo, wenda barashutse cyangwa bashaka kubikora ku bushake, ariko igihe kirageze ngo batere ishoti ayo mateka mabi, bahaguruke koko nk'uko yabivuze, baze bemye bati twarashutswe, shitani yaradushutse. Karasira arabiririmba ati jewe namaze kuvumbura ko FPR inkotanyi ari shitani, none shitani yaranshutse, singishaka kongera gushukwa na shitani ukundi. Yaringanire Irimine yabonye ko ari shitani, none gushyira hanze shitani, kandi wamaze kwitandukanya na shitani nta wongera guhurira nayo, iyo muhuye iraguhitana. Kandi shitani ntabwo ifite imbaraga ku mubiri wacu, ku roho yacu, ku mana yacu. Shitani iri hasi. Ubwo rero shitani rero tugiye kuyipfukamisha. Turipfukamisha gute rero? Turipfukamisha tugaragaza ibyo bintu bakoze muri ayo mashyirahamwe bashinze babeshya abanyarwanda bari bashingiye ku karengane, ku kababaro bagize. Hanyuma nabo badukira bagenzi babo, nabo bamwe bagize uruhare mu bikorwa bibi, tujye tubivugisha ukuri. Hari igice cy'abahutu b'imihirimbire bashutswe cyabiroha mu bwicanyi n'ubusahuzi. Abo turabamaga, ntabwo tubyitirira abahutu, ko nta muhutu watumye iyo mihirimbire kujya guhemukira abatutsi. Noneho natwe
twe tugere no mu gihe cya ibuka. Ibuka yishyize hamwe, ishyira hamwe abatutsi abacitse ku icumu ndetse n'abavuye hanze babavantara nabo biyitirira jenoside kandi ntayo bakorewe, bagera igihe nabo binjira muri ibuka. Ibuka irabishyurira amashuri, ibuka yishyurira amashuri abana b'abaminisitire, ibyo ni ibintu twahagazeho. Ibuka ni yishyuriye abana b'abategetsi b'abacuruzi bakomeye, mu gihe umuturage wo muri Rukumberi wacitse ku icumu, umuturage wo muri Maraba ya Butare, yahoze ari Butare, umuturage wo ku Gikongoro atigeze yishyurirwa kubera ko banze kumusinyira adatanze ruswa. Byasabaga gutanga ruswa kugira ngo bagusinyire abayobozi bayibuka. Bitagiraga umuvugizi ntiwajyagaho. Ibyo byageze igihe rero ibuka igira n'uruhare mu kuvutsa abacitse ku icumu indishyi. Umuryango w'abibumbye wari ugiye guha abacitse ku icumu mu Rwanda bari bagenewe, niba ntibeshya ariko tuzabishakashaka tubibahe neza, ibihumbi 100 by'amadolari kuri buri muryango. Ariko ibuka ifatanyije n'agatsiko baravuga ngo nitutibuka guhera muri 59 ngo twibuke muhe n'indishyi abantu bo guhera muri 59, namwe nta bizo ndishyi muzazibona. Ubwo bituma abacitse ku icumu bahura n'akaga. Ubu ndagira ngo tuvugishe ukuri, abavuye mu Rwanda vuba, abacitse ku icumu bayeho nabi, ahubwo nk'uko madamu Irimina yabivugaga, umuhutu yarakubiswe ageze bamenyera inkoni yirwanaho. Umututsi baramubeshye ngo tuzagufasha, bituma adakoresha imbaraga ze ngo yirwane, ntibanamufasha. Ubari mu kaga, barashonje, babaye mu mazu yahenutse, amazu bababeshye babubakiye abaga ari ibyondo yarahirimye. Ibyo byose ni kagatsiko k'abavantara kabikoze kagamije kugira ngo kagere ku mugambi wabo. Reka tugaruke rero kuri Gacaca. Gacaca barayikoresheje, bakoresha bene wacu, bagenzi bacu, abavandimwe bacu b'abatutsi twasangiraga, twahanye inka, twabyaranye muri batisimu, twarongoranye, twashatse mu batutsi, twashatse mu bahutu, abana bacu baravuka, ubu nibo biyita abahutsi, ngo ni abahutsi. Sinzi ukuntu nabo ubwo bwoko buzitwa, bo banagiye bari mu rungabanga, bo bari bavuga ati turajya hehe. Abo bose bakoreshejwe muri Gacaca. Gacaca rero nk'uko turi kuyivuga, mu ngaruka yagize nicyo kintu cyo gushora abantu mu bwicanyi cyabaye. Ubwo rero tubiganishije mu byo twavugaga, turabivuga ngo uvuga ibigoramye imihoro ikagira ite ikarakara. Niho tubwira abanyarwanda tuti mwarashutswe, mwemere muve kwizima, mugaruke bukuri. Gasito yavuga ati abantu barashutswe ni mu byumba bakamutu. Irimera yavuga ati mwarashutswe mukora amabi, mwahemukiye abahutu, ntimubyemere. Mbese niba mwarisha abantu mukabaroha mu misarane, mukagenda mukajya mu murenge wa Gatenga mukaritura abantu, mukajya muri Kicukiro mukaritura abantu, reka mbaye nk'urugero umuntu wampaye ubuhamya muri komine y'Icyahoze ari Ngenda. Komine Ngenda, muri komine Ngenda mu Bugesera. Bugesera bwari bugizwe n'amakomine 3: Gashora, Kanzenze na Ngenda. Mu 1996 yavuze ko hiciwe abantu batagira ingano muri kasho ya komine Ngenda, ya kasho ya polisi, bakajya kubaroha mu musarane wari inyuma y'waracu. Aho haguyemo abantu bamwe na bamwe yagiye avuga, abasirikare, haguyemo abantu bari barahungiye aho bita ku Ruhuha, bari baravuye Kibeho bahunga, bababeshye ngo bagiye kubatuza ngo Kibungo. Abatariciwe hano ngo muri komini Ngenda barabatundaga n'amakamyo bakajya kubaroha mu rwobo rwa Bayanga. Hari amazina yagiye avuga, wenda ntago nayasoma neza ariko yambwiye ko azayaduha ubutaha. Ariko hiciwe ngo abantu batari munsi y'ibihumbi 200. Ariko ayo magufu ubu ntayahari. Amwe barayatunze ngo bayajyana mu nzibutso. Inyuma ngo Icyahoze ari komine, ubu ngo ni ku murenge wa Ruhuha, niba nibuka neza. Aho ngo hari harunze amagufa, hari ngo umuyobozi ari ngo byarakomeje ngo kugera umuyobozi muri burugumesitiri witwaga Seberanyunga Antoine. Uburyo ngo hishwe abantu benshi ngo badashobora kubara umubare,
bagiye batundwa mu makamyo bakajya kubaroha mu rwobo rwa Bayanga. Ibyo ngo muri Gacaca bashatse kubivuga babaziba umunwa, n'ababivuze barishwe. Hari abatutsi avuga babigizemo uruhare, abo amazina nayo ntagasomeka neza, nayo nzayabaha nyuma. Ariko ikiri kigaragaza ko bisha abantu muri iyo komine benshi, ndetse n'abantu bari baravuye Kibungo, bari bavuye Gikongoro, bari bacitse ku icumu rya Kibeho, babakura muri ibyo bice babazana ku Ruhuha. Bose bagiye babatunda babeshya ngo bagiye kubaha amasambu Kibungo, bakabaroha mu rwobo rwa Bayanga. Ubwo ni ubuhamya nabonye. Abacitse ku icumu babigizemo uruhare mu kwicisha abo bantu, ndetse muri Gacaca baryumaho batuma ayo madosiye adasohoka. Ibuka rero ngo yabigizemo uruhare. Ibuka yari iyobowe n'uwitwa ngo Laurenti, uwitwa Laurenti n'abandi bantu ntashoboye kumenya, atavuze avuga ngo amazina yandi azatanga ubutaha. Hari uwitwa ngo Laurenti Nsengiyumva, niba Nsengiyumva Laurenti ntabwo nibuka neza. Uwo ngo yagize uruhare rwinshi mu kwicisha abahutu no muri Gacaca, no mu gihe cyo kwibuka uwageraga uwo yatungaga urutoki wese ngo yaricwaga. Mu nyumvire rero aho duhagaze, abanyarwanda bakoze ibyo turi kubivuga bagaceceka, bagombye gutinyuka bakagira uruhare mu kuza kuvugisha ukuri. Iyo ni komine imwe, ntituvuze ngo iyo komine ya Kanzenze aho bita Nyamata, ntituvuze aho bita Ririma hamwe Karasira avuga haguye nyina. Ubwo se aho ni muri superviture ya Kanazi niko bayita ya Gikongo. U Rwanda rwabayemo amahano, ahubwo abantu bagombye gutera intambwe bakavuga ati reka dusibe mahano, twunga ubumwe, twemere ko abantu bapfuye koko tububahe. Reka ngarukira aha, hari ugusembura. Mbashimira ko ikiganiro mwayoboye mwagaragaje ko izo zayibuka agagahozo zabaye nk'izihugiraho, ariko zikoreshwa zikinishwa umukino zitazi. FPR zikinishije umukino zitazi, ariko abantu baratsimba ntibashaka kuva kwizina. Reka rero ndekera aha, namwe mu gihe cyo muvuga haramutse habonetse ubuhamya baza kubusoma, noneho nkaza no kugaruka kuri chat no gusuhuza abantu badukurikiye bari muri chat, ibitekerezo batanze tukaza kubikomozaho. Ubwo uko ubuhamya sinzi icyo mwabuvugaho, hari n'ahandi mwakwibuka, ariko ibi byose ibukanye yagombye kwibuka ibi bintu. Ntabwo ibuka ari yo gutera intugunda mu baturage, gusenya abanyarwanda bakomeretse. Ibuka yagombye kububaka. Murakoze.